ni ukuvuga ngo rero nubwo bitatworoheye Imana yambwiye ko ariyo yakotanze iki gihano kandi ishyiraho n'iri tegeko mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo iri tegeko nyiri igihugu ari we waryihaye, ahubwo Imana yamanukiye muri we. Nubwo benshi bavuga ngo ntasenga, ngo ntiyabyerekwa, ngo Imana ntabwo izahamagara umwami ngo imushyire ku ngoma yikorera ubuhanuzi, yikorere n'ivugabutumwa, ntiyabasha kwikorera abaturage ayoboye. Imana rero yambwiye ko ariyo yamanuriyemo inkoni mu gihugu kandi imanuriramo iri tegeko kugira ngo ice insengero z'akajagari zitasengaga Imana, ahubwo insengero nyinshi Imana yambwiye ko zabaye utubari, ziba n'utubyiniro n'amasoko n'icumbi ry'indaya, kandi yaraduhaye igihugu kinini kanakitwubakira kugira ngo n'amaroja aboneke, batabasha gusenga babone aho babikorera. Data rero yambwiye ngo mbwira abashumba, niko yambwiye mu minsi ishize, mbwira abahanuzi, mbwire ababwiriza butumwa ngo nimwe mukururiye akaga iki gihugu. Ibi byorezo biri gutambagira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo biziza abahanuzi. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo mugiye kuba kabarore mu gihugu. Bahanuzi, aho mwaririye mugiye, aho mwambariye ibyubahiro mugiye kuhambarira ibigunira, kandi aho mwaririye mugiye kuhagirira inzara. Nimba habaho ikintu kigiye kuginzira inzara n'abahanuzi. Mana yarambwiye ngo mbwira abahanuzi ngo kuko nta bwenge batanze, kuko mwahanuye nta bwenge mufite, mubaye akabarore mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ubana natwe ukurikirana ibiganiro byaca 5 kuri 5, dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe uyu mwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Nkuko muri kubibona kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa, turagira ngo tumusabe atangire yibwira weho udukurikiye kano kanya. Yesu ashimwe mu bye. Yesu nahimbazwe. Nitwa Nyiranzeyimana Donatira, mfite umugabo umwe n'abana 4. Urugo nashatsemo ndufitemo umugabo umwe n'abana 4. Umeze neza rero? Meze neza, mu birebeshwa amaso ndabona nari ndaho. Hari igihe higeze gutambuka ubuhanuzi uri guhanurira mu isoko, ngira ngo niryo ku Murindi, hari ngo n'abakubonye no mu yandi masoko agiye atandukanye, hanyuma bifuza ko twakorana nawe ikiganiro. Niyo mpamvu rero twifuje kuba twakorana nawe ikiganiro. Kujya gukora natwe ikiganiro byakiriye gute? Byakiriye neza cyane, byanejeje. Ndishimye kandi namwe murabireba. Hanyuma ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko aha duherereye ni mu ijuru rya Gasogi. Mu ijuru rya Gasogi hari resitora ndetse na bare. Si ibyo gusa, ushobora kuba wanahakoreshereza ubukwe cyangwa se ibindi birori. Serivisi zaho zo bazitanga neza cyane. Ijuru rya Gasogi riherereye haraguru gato isoko ryo ku Murindi, rirebana n'ikigo cy'amashuri cya hoteleri. Rero uhawe ikaze kugira ngo nawe uze wiyakirane n'abawe urusheho kugenda ugubwa neza. Mu bye ndagira ngo unyemerere twinjire mu kiganiro n'ubundi uturagize Imana. Turagushimiye Mana nziza, Imana yacu nkuru, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe n'ubuze. Amasaha nk'aya turagushimiye, turaguhimbaje. Nunyemerera aya masaha tuguhaye karibu. Mbere na mbere icyubahiro cyacu n'ikiburi cyawe gishyirwe hejuru. Tuguhaye karibu Uwiteka muri ubu busitani, unyemerere Uwera wa Isiraheli uzuganze utegeke. Uwiteka Mwami Imana, ibiganiro tugiye kugirana nunyemerere wivugire, tukubere mikoro uvugane natwe. Uwiteka uri Imana ijya yumva gusenga, ntihagire na kimwe kigusoba mu kanwa kacu. Nukuri Mwami Imana, ubu bwoko turi kubwira, ubutuye i Kigali, ubutuye impande enye z'igihugu, batuye mu mahanga, Uwiteka ubu butumwa nibabwumva bagubwe neza, kandi imitima yabo irusheho guhindukira, kandi Uwiteka bahurusheho kuguhindukirira. Uwiteka nukuri nyemerera icyo twirukanye n'imyuka mibi, twamaganye imbaraga za Satani zikorera mu kirere ndetse no ku butaka no mu nyanja n'ikuzimu. Dufashe mpira ibindi byose, bikanwa katarako twumva kazibe, katarako kutuvuga, amatwi atarayo kumva uyafunge, kandi amaso atarayo kutureba
kuri iri rubuga ntaturebe. Twavuga byinshi rero, byushaka n'ibyo ushima bibeho mu izina rya Yesu, amen. muri no minsi se ubu gukorera Imana biri kuborohera ko reba inzitizi ziri kugenda ziba nyinshi, insengero ziri gufungwa, izindi ziri gusenwa, amatorero amwe n'amwe yakuweho, yewe rimwe na rimwe usanga abantu bararetse no kujya mu rusengero barigiriye mu bindi. Mwebwe biri kuborohera? Ntabwo byoroshye, ariko ndakwibutsa ko no ku bwa Daniyeli niko byagenze, no ku bwa ba Petero na ba Yohana. Ni ukuvuga ngo ibi tubonye, nafashe igihe cyo gusenga, Imana irambwira ngo ntago ari umuntu ubikoze, irambwira ngo niyo imanuye itegeko, irambwira ngo twarasabwe na Satani n'abadayimoni kubw'ibyaha twayikoreye kandi twarahamagawe, iradutanga kugira ngo tugeragezwe uko bikwiriye. Hanyuma irambwira ibyo yabimbwiraga muri uku kwezi kwa munani, nko mu matariki 18 twari twasenze, nubwo bitemera ko abantu baterana cyangwa se hari aho guteranirwa hafunze, ariko abayo yabamenye kera. Uko Daniel yasenze itegeko ryasohotse, ni nako hakiri abantu tukisenga kugira ngo n'umwami nabyumva tubone ubuhamya bwo kumuhereza. Ni ukuvuga ngo rero nubwo bitatworoheye, Imana yambwiye ko ariyo yakotanze iki gihano kandi ishyiraho n'iri tegeko mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo iri tegeko nyiri igihugu ari we waryihaye, ahubwo Imana yamanukiye muri we. Nubwo benshi bavuga ngo ntasenga, ngo ntiyabyerekwa, ngo Imana ntabwo izahamagara umwami ngo imukire ku ngoma, yikorera ubuhanuzi, yikorere n'ivugabutumwa, ntiyabasha kwikorera abaturage ayoboye. Imana rero yambwiye ko ariyo yamanuriyemo inkoni mu gihugu, kandi imanuriramo iri tegeko kugira ngo ice insengero z'akajagari zitasengaga Imana, ahubwo insengero nyinshi Imana yambwiye ko zabaye utubarizi, n'utubyiniro n'amasoko n'icumbi ry'indaya, kandi yaraduhaye igihugu kinini kanakitwubakira kugira ngo n'amaroje aboneke, batabasha gusenga babone aho babikorera. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo uko biri kose ntago bitworoheye, ariko turacyasenga nk'uko ba Daniyeli basenze. Ndi kumva nanjye ndi umugabo wo guhamya ko gisenga. Rusengero rwanjye ruracyakinguye mu mutima, kandi naho gusengerwa nubwo ubona zimwe zafunzwe turacyahafite. Bibiliya iravuga ngo aho 3 cyangwa 2 bateraniye iruruka ikabana nawo, nubwo bafunga isengero ariko mu ngo zacu ntago hakinze. Uragira uti ntago hakinze mu ngo zacu, kandi insengero turazifite mu mitima, insengero zirimo, cyane cyane ko n'ijambo ry'Imana ryabaje ngo mbese muzanyubakira nzuki, rivuga yuko umutima w'umuntu ari rwo rusengero yishimira. Hanyuma rero muri no minsi noneho ufite ubutumwa bumeze gute? Ubutumwa mfite muri no minsi, Imana yambwiye ko uku gufungwa kw'insengero nuko gufungwa kw'ubutayu bikuruwe n'ibikorwa biba abahanuzi twakoze, ariko jye sindimo pe. Numva ndi kugerageza gukiranuka, oya ntago ndimo papa. Numva ndi kugerageza kugira ngo ntajya muri uyu mubare. Imana yarambwiye ngo bikozwe n'abahanuzi, bitewe n'abahanuzi, bitewe n'abashumba nizo bashumbye. Imana yarambwiye ngo mbwira abashumba ngo izo mwari mushumbye mwarazitatanije ntizikiba mu rwuri. Kandi mu rwuri ni mu rusengero mwahahinduye utubari, abandi muhahindura amasoko. Izo mwari mushumbye ziratagangara, ntizikigiraho zinywera, zikizigiraho ziyuhagirira, zabaye rubebe, zimwe zarwaye amaga, abazishumbye ntago babizi. Imana yantumye kubashumba rero, ni nabwo butumwa nari mfite mu kanya, ndi kubukoresha umunwa wanjye nticaye. Mu butumwa nkora nka bimvunnye, ndi gusaba data ngo ampaho gukorera hasa naha nicaye. Hasa naha kuko numva mvunika cyane. Ubwo mukanya narindi mu isoko nyine ndi kubwira izo bo bashumba baretse gushumba bakajya gucuruza mu isoko masafuriya, kandi bakaka amaturo n'ibyacu. Murabyakaye kandi mwaragiye mwaratatanyije intama mutakimenya aho zirishiriza, mukajya kwihigira. Nukuvuga ngo umusirikare atungwa n'ibigori by'igihugu cy'u Rwanda, dore ko basigaye babaha n'umuceri n'ifiriti, hanyuma atungwa n'ibyo nyiri igihugu amuhaye. Ni nako umushumba ushumbye itorero atungwa n'ibyo bibonetse mu rusengero, atungwa n'amaturo, agatungwa n'ibyo bya 10. Hanyuma nimba abantu baratatanyije intama barangiza bakajya kwihigira, barashaka ibyo kurya n'ibyo kunywa mu nzu y'Imana babishaka hehe, kandi nabo baragiye kwihigira. Nico kibwiriza nari mfite. Imana yantumye kubashumba cyangwa sabungeri.
Imana yarambwiye ngo abungeri batatanyije intama ntizikigira aho zikorera, zitataniye mu masoko, zitataniye mu tubari, mu maroji. Nimwe mwabashaga kuzibwira ati cyamukuze nkwereka aho urishiriza, none isigaye icyamika ikajya no muri roje ikarishamo, kubera ko nta mushumba ukiyishumbye, iracyamika ikajya no mu kabyiniro ikarishamo, inkirisha ahantu hari ubwatsi butoshye bitewe n'umushumba uyishumbye. Imana irarakaye rero, kuko abashumba bashumbye izi ntama, intama nta zindi ni abantu. Ibyo murabisanga muri Yeremiya bice 23, niho muri busange ibi bintu Imana igiye guhanisha aba bashumba bashumbye. Kandi murahanwe rwose, turahanwe rwose, nanjye ntikuyemo n'intambikiza ndisanga muri mwebwe, ariko ndi kumva nge ntari butambikize, kuko nahaye indahira umwami wanjye, nambikana n'impeta nawe tutarambikana n'umugabo, ndayibwira ngo iyi mpeta unyambitse nubona ntandukiriye mbyibagiwe, uzanyiciraho abantu batareba, ntuzatume mpfiraho abantu bareba, ngo nsambagurike cyangwa sambane nsambagurike. Data rero yambwiye ngo mbwira abashumba, niko yambwiye mu minsi ishize, mbwira abahanuzi, mbwire ababwiriza butumwa, ngo nimwe mukururiye akaga iki gihugu. Ibi byorezo biri gutambagira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, biziza abahanuzi bayibeshye ngo iravuze itavuze. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mushenye ingo z'abanyarwanda. Abanyarwanda batakarije Imana icyizere, bavuga ngo Imana isenya ingo, Imana itandukanya ababyeyi n'abana. Hoya muhanuzi uri kunyumva, garukira aho ngaho. Niba hari nibanga wanjye wabonye umugabo yasambanye, yaciye inyuma, yataye urugo, ngwino unyongorere kandi ubimbwire muri jye bwite. Buhanuzi n'ubwanjye, nimba ari jye wasambanye n'ubwanjye bwite. Wisenye urugo hagati mu itorero, ahubwo egera umuntu wakorewe iki gikorwa, nurangiza umuhanurire, nurangiza abigumane. We nadakizwa ngo yihane, Imana izamugira akabarore, ariko mwisenye ngo. Data yambwiye ku bahanuzi b'ibigoryi, abahanuzi b'ibinyoma, bambura impano bagenzi babo, bapapuza, batwara iminyaga itari yabo. Aba bahanuzi Imana yambwiye ngo nitwe dukururiye iki gihugu umuvumo ungana gutya. Niyo mpamvu leta ariyo nkoni y'Uwiteka Imana itanze. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugiye kuba kabarore mu gihugu. Bahanuzi, aho mwaririye mugiye, aho mwambariye ibyubahiro mugiye kuhambarira ibigunira, kandi aho mwaririye mugiye kuhagirira inzara. Nimba habaho ikintu kigiye kuginzira inzara, n'abahanuzi nini cyane, kandi mwari mukomeye, mwari mufite icyubahiro, mwari abo kubahwa mu gihugu, ariko kubera ko mwayibeshye ngo iravuze itavuze, mugakora ibizira, mugasambanira mu nzu y'Imana, mukahagira utubari, mukahagira amaroji, mugasambana n'abo mushumbye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana isohoje amasezerano yavuganye namwe mu gihugu cy'u Rwanda, kandi abantu bagiye kubabara ba mbere n'abahanuzi n'ababwiriza butumwa n'abashumba bashumbye intama mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ndabara abapasiteri, ndabara ababishopu, yo mugiye kujya ku kabarore, kuko nimwe ba mbere mugiye gushyirwa kuri YouTube. Mwashyizwe kuri YouTube muvuga Imana, ijambo ry'Imana murigira ibiryo, ariko noneho mugiye gushyirwa kuri YouTube muvugwa amagambo mabi, mufatirwa mu maroji, mufatirwa mu tubyiniro, mufatwa muca inyuma y'abagore. Imana igiye kubagira kabarore, kuko umushumba Imana ihaye iki gihugu, cyangwa se umukozi wayo ihaye iki gihugu kugira ngo abakubite, agiye kubakubita atababarira, nta mbabazi azabaha. Mwajyaga mufungwa nta mapingu, ubu hagiye kujyaho amapingu. Ndabizi nanjye nzafunganwa namwe, ariko Imana yambwiye ko nitugera ku munwa wa gereza, Imana izahana bene abo, twebwe tugasohoka nta n'umwotsi uducumbye. Mwe muzahazaharira, ariko twe nitukomeza kuvuga Imana neza, abarwayi benshi tuzahakiriza, abapolisi benshi tuzahakiriza, abana b'abami tuzahakorera imirimo n'ibitangaza. Hanyuma ibyo bitangaza bihereke bidusohore dutahe. Hanyuma Imana yambwiye ngo mbwire aba bantu ngo nimwihane, bigishoboka ko Imana yababarira. Nimwihane imirambo yanyu y'abahanuzi itaragwa ku gasozi n'iy'abana banyu, kuko abana banyu bari batunzwe n'uyu murimo w'Imana no kuwuvugiramo ibinyoma. Bantu bari kurira cyane bavuga ngo abahanuzi baratubeshye, kandi koko nibyo ntago batubeshyera. Ariko jewe sindimo manitse akabo kiyera, ntago njya mpanura, simpanura kenshi, kubera ko ngewe umurimo wo guhanura sinawugize impano y'ubupfumu. Mpanura ikintu nabanje gukorera ubugenzuzi n'ubushakashatsi, narangiza nkamenya ko ari Imana ikivuze, kuko na Satani aravuga, n'abadayimoni b'umucyo baravuga. Hari igihe batwitambe kugasimbuka ukajya guhanura, kandi ibyo uhanuye atari byo. Mubanze mugenzura. Ikindi ndibutsa abahanuzi bari guhanura,
nimwe mutumye dufungirwa, kuko ntago umuhanuzi ahanurira ibikomeye mu iteraniro rusange. Pasiteri ntahanurirwa mu iteraniro, padiri ntago avugirwa ibyo mu iteraniro, hanyuma umuhanuzi ntago yaturira mu iteraniro rusange, ahubwo abahanuzi bariherera bakikontorera, kuko Bibiliya ivuga ko nta muntu utafite icyaha, barangiza bakaza gushumba izo bashumbye. Imana yarambwiye ngo mbwira abahanuzi ngo kuko nta bwenge irabatanze, kuko mwahanuye nta bwenge mufite, mubaye akabarore mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi ni ukuri pe, ntimurenganye leta agenda yubaha cyane. Niyi mfashe mpagaze ndimo mbwiriza, ndagenda nkitaba no mu mutima utuje, nkabasha kugira ingingo nabwira Imana ngo manura ingingo indengera hano kuri polisi. Sindajya mu ikasho, ntago ndahabwa dosiye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo na dosiye mugiye kuzikorerwa, mugende mufungwe imyaka umwe, imyaka 2, 6 bababwira tuzayifungwa. Icyakora bayizabana natwe no mu mazu y'imbohe. Hanyuma data yambwiye ngo mbabwire ngo iki gihugu cy'u Rwanda nikiramuka cyumvise izi ntumwe Imana iri kugitumaho nyinshi, ihamagaye n'abantu bari hanze mu ishyamba, irabakoresheje kugira ngo baze bavuge ubutumwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nituramuka aba batambyi n'ababwiriza butumwa n'abahanuzi turamutse twumviye Imana tukihana, igihugu cyose kizagira amahoro ku bwacu, ariko nitutihana igihugu cyose kizagira akaga ku bwacu. Ndabibutsa ko ntimwishime hejuru abahanuzi, kuko bagiye kugira akaga gakomeye mbere yuko tubari tugira akaga, mbere yuko amasoko agira akaga, mbere yuko abakora ibyaha bagira akaga. Ahubwo iki ni ikimenyetso kigiye kubanza, nimba igiye gukubita abantu bayikoreye bitwa ngo n'abana bayo, abantu batari ubwoko bwayo, biri bugende bite? Ndagira ngo mbabwire ngo inkoni ihereye mu batambyi mu rugo rw'Imana, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nitwihana neza. Ikintu mbasabye bene data, nimwihane, Uwiteka ababarire igihugu, ababarira abanyarwanda bose muri rusange. Hanyuma umwanzi nasonza mu mugaburire, narwara mu murwaze. Ndi kubwira abahanuzi batangiye kwivangura no kwicamo ibice, ndetse abahanuzi bafite uburozi mu kanwa kabo, magambo menshi no gusebanya ku ma YouTube rwose pe. Muramenye kuko Imana izanye inkoni muri mwe. Nugirana ikibazo na mwene so ntumusebereze kuri YouTube, ahubwo ugende umusange, umwaturire, umubwire ngo nukuri ndababaye cyane yuko byagenze gutya. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo Imana irakubise, kandi uyu mwaka utararangira, tutaragera mu kwa 12, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana yongeye kubasura bundi bushya, ni Imana igiye kwiyereka umunyarwanda wese. Ntago mbizi nimba muri ibi bibone byoroshye, hari igihe Imana igitubwira ngo ndakwiyeretse, ikakwereka uri mu bitaro, ikakubwira ngo impamvu ngushyize mu bitaro, nguhisha ibi. Imana itubabarire, izatwiyereke mu bintu byiza. Ntago yigeze imbwira ukuntu iri bwiyereke umunyarwanda, ariko uyu mwaka utarakarangira Imana yiyeretse umunyarwanda wese, yiyeretse ukomeye, yiyeretse n'uworoheje. Icyakora nimwemera mugaca bugufiya mukihana, hari ikintu Imana ikoze mu gihugu cy'u Rwanda gikomeye nk'igitangaza kizatangaza abanyamahanga. Ariko nimutihana, hari ikintu gikomeye iciye mu gihugu cy'u Rwanda, hari ikintu umunyarwanda wese arebesheje amaso, kandi kizakomerera umuntu wese uzaba uri mu gihugu, uhereye ku mwana muto. Icyakora nimwihana, abahanuzi, abatambyi. Kandi yarambwiye ngo hari insengero zigiye gukingwa zitazongera gukingurwa ukundi. Hari abapasiteri igiye guca ku ngoma batazongera kwinjira ngo bayobore umukumbi. Hari ababishop igiye guca ku buyobozi batazongera kongera kuyobora urusengero ukundi. Izi nsengero hari izigize utubari, n'ubundi abantu babuze aho babyinira babishaka. Hari izigize amasoko twabuze aho ducururiza twari dufite ibishoro. Hari izigize amazu y'abaturage, hari aho bagiye gusiza ibibuga, hari aho bagiye gukorera imibereho myiza y'abaturage. Hanyuma izi nsengero izifunze nizo, izitazafungurwa nizo zizaba nyinshi kurusha izikinguwe. Icyakora bagisenga mushima Imana ko yahagaze kuzanyu, hanyuma mukomeze mukora ibyo gukiranuka. Ubutumwa bwanjye bwari ubwo ngubwo. Ndikumva iyi message yari yimpaye mu kwezi kwa 7. Ibi byari bitaraganya no kuba. Hanyuma ni mukiranuke ku kanini gato, kandi Imana yambwiye ngo mu gihugu cy'u Rwanda nta munyarwanda n'umwe utakoze icyaha. Impamvu mbivuze nuko nimba abashumba twarakoze ibyaha, bahanuzi bakabikora bikayigira ahantu, isesemi ikayica bikayigira ahantu, bavuga butumwa ikabiri kuturega ibyaha, aba bishop ikabiri kuturega ibyaha. Hari ubwo abasevire murumva mwihagararaho bimeze bite? Imana yarambwiye ngo nta muntu n'umwe utakoze icyaha. Iki kuri Imana ishaka nuko twese duca bugufi, tukagwa nk'ibere, tukagwa kurusha imiberanya. Imana yareba mu maso yacu n'imitima yacu ibona hahonze, ikababarira igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubuzima bwiza bugakomeza. Kandi ndabibutsa ko nubwo mubona Imana irakaye ikarakarira abahanuzi, igihugu cyacu kizaba cyiza
kuko Imana yarambwiye ngo ntago kizongera gusenyukamo amazu, nta nubwo izongera kuhagira amatongo, kuko nukuri iki gihugu gifite bene cyo. Hari abantu barobanuwe nubwo mubona ibintu biri gukoreka gutya, ibintu biri kubura uvange, ariko Imana yampishuriye ko iki gihugu hari abantu yakemereye bayitakira ku manywa na nijoro, bayivugira ku manywa na nijoro, bahora bavuga ngo ibyaha n'ibyacu Mana tubabarire. Aba bantu bemera ibyaha bagaca bugufiya, nimuhumure igihugu ni icyanyu. Iki gihugu isizarinda Uwiteka Yesu agaruka, ntago icyari igihe cyo kugaruka ko ibi ni ibimenyetso. Kizarinda Yesu agaruka kitongeye gusenyuka ukundi, kuko yacyubakishije amaboko akomeye kandi yubatse ishaka gusana imitima y'abanyarwanda no kugira ngo ihindure byinshi byari bimaze kwiyubaka mu bantu. Niyo mpamvu itadusiga mu matongo, kuko nanjye ndi umugore yabwiye ko impaye inzu mu gihugu cy'u Rwanda, iramutse isenye iki gihugu nazarega, kandi niyo naregera nta handi najya kurega. Hanyuma ndabibutsa ko ibyikoze bitarimo abantu batekereza ko iki gihugu cyaba amatongo, ntibishoboka. Nikiba amatongo bazashakishe bangenze uko bashaka, nikiramuka kibaye amatongo tukongera kuba mu matongo mu maza tubatse, bazanshake bankure mu gihugu. Ahubwo Imana ikoze umukwabo mu bantu yahamagaye bakanga kuyumvira, abo nibo benshi batashye, kandi ntago bazicwa n'abandi bantu. Hari akantu Imana ikoze kugira ngo yeze igihugu, bene cyo bene kukiragwa bakibemo nta mubabaro, bafite umunezero. Nyuma y'ibi ngibi hari umunezero, nyuma y'ibyago mugiye kubona bigiye kudutera inshinge, bamwe bakarwara ibitugu hamwe no kuzitinya, abandi bakaremba. Hari ubuzima bwiza inyuma aha ku bana bacu no ku babyeyi no ku babyeyi bazaba barokotse umukwabo w'Uwiteka, bavuye kuri Timasi imbaho y'amazi. Tugiye gupimwa, ariko nitumara kwemerwa dufite imibereho mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi bami n'abandi bashumbi zaba yitoranyirije. Hanyuma ubutumwa bwanjye bwa rubwo gusa message aho uri wowe uri kunkurikirana, waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ubwicanyi, gushimuta, uri umuhanuzi. Abantu bari gushimuta abantu bababeshya ngo bagiye kuvuga ubutumwa hanze bagahita babamira bunguri kugira ngo batazagaruka, kubera abantu bari kugira ishyari, hari abahanuzi. Hanyuma we wiyumvise wagiriye mwene so ishyari, umukura ku ruhimbo urayoboye, ugirira pasiteri ishyari, umwohereza mu ishyamba, ubu ni hari kuzizerera, urayoboye, uyoboje icyubahiro kandi wakuye kuri mwene so. Uranyumvise wowe waramutse unyaza impano bene so, ukaba uri kuririmba mu mwanya we, mu mpano y'ubuhanuzi bwo kuririmba, ukaba uri guhanura mu mwanya we. Hari abantu bari gutwara impano z'abandi bagakura abandi bamaze kuba nabi. Ndagira ngo nkubwire ngo ni wiyumva utasambanye yarikinishije, niko Imana yambwiye, utikinishije yabaye umutinganyi. Ibi biri gukorerwa mu nzu y'Imana. Udatingana araheheta, udaheheta afite amaso yabwo. Imana irambwira ngo utishe mwene se yaramugambaniye, baramwica mu gihugu cy'u Rwanda. Aba n'abahanuzi n'abatambyi ndi kubwira. Wariganyije umugore wa mwene se uramusambanya, ndetse urangije umwanduza sidura umwicanyi. Arayijenjeranye n'urubyaro rwe rurayijenjeranye, barapfuye, bapfa nta n'ubashyinguye, bapfira mu gihugu, ntibagira nubaha ibinini. Kandi wowe ubiriho, ufite n'umuterankunga hanze, wowe unkurikiye. Ntiwamwisha, ariko wishe abantu 40 ubanduza sida, bapfira rimwe, wowe usigaye uhagaze kuko wamenye ko wayanduye, ukikurikirana nabo bakabura gikurikirana, uri umwicanyi. Ntiwamwisha, ariko waramugambaniye, baramwica, ntiwanumukojeje n'umuhoro n'umupanga, ariko wowe uri umwicanyi kandi urasenga, ujyana Bibiliya uko bwije nuko bikeye, urayitwaye nkuko nyitwaye. Uri umwicanyi. Wowe wiyumvise muri ubu butumwa, mbabarira wihane. Imana uyu nakanya kanyuma isa nitanze, na amahirwe ya nyuma. Turi mu mahirwe ya gatatu y'imbabazi. Na ya nyuma rero ushobora kwibwira ngo ejo uzajya mu rusengero uhahurire n'umuntu wankange. Hari n'igihe kizajya izi mbuga nkoranyambaga ntitube tukizinyuraho, kikagera itegeko rikadusharirira. Uw'Imana yahaye itegeko ikamubwira ngo urikaze cyane, ntihagire umuntu wongera gutambutsa ubutumwa. Abantu bakigenga. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya ushaka wakwihana ntuze ejo hazaza karahawe. Hanyuma we wiyumvise ukaba wumva utsinzwe n'imiburo y'ijambo ry'Imana, turasoza tuguha kanya ko kwihana. Ntago nkubwiye ngo wature, pfukama ahantu uri. Ntiwasambanya ariko warikinishije, wabaswe n'ingeso yo kwikinisha kandi ufite umugabo, ufite umugore. Wabaswe n'ingeso yo kwikinisha kandi ufite sheri uzakutunga. Se ni gute umugabo azabasha kwihanganira kumuca inyuma n'urutoki, ukamuca inyuma n'ingiga y'igiti? Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ngeso mbi wamaze kugufata, uwo mwuka mubi wamaze kugufata, twagusengera twicaye hano, uyu mwuka akakurekura mu butware twahawe n'Imana. Twagusengera ukareka kwikinisha, tukagusengera ukareka guheheta.
abantu baraheheta bakarangiza bagasohora nkaho bavuye kuryama. Umuntu aragukinisha agakukinisha ku mabere agahita asohora akabona arishimye ukagira ngo ni yindi mpamvu wa mukobwa we. Ihangane wihane kuko wamaze kubatwa n'icyo kintu wumva utanasambana kugira ngo udatwara inda cyangwa ukandura sida. Nyamara Paulo yaravuze ngo gushyukwa, uwashyutswe akarongora n'uwashyutswe ntabikore bose barasa kuko wasohoye, washyutswe uranasohora. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu ukora wibwira ngo ntago wasambanye. Niyo mpamvu abahanuzi bari bagihanura bakababwira ngo mwavangiwe, kubera yuko pasiteri ntiyigeze abona uwikinishije, nta nubwo yigeze abona uwahehese, ntiyigeze abona n'ubikoresha umuhini. Ndagira ngo nkubwire ngo ni wiyumva upfukama ahantu uri, haba ku kazi, haba mu cyumburi, haba mu cyumba cy'uburiri, wenda uraryamye uraruhutse, hanyuma uri no kubikora rwose ijisho ry'Uwiteka riri kukureba. Ariko umugabo ntakureba n'umugore ntakureba, ariko ijisho ry'Uwiteka ryakubonye. Urakoze. Imana amahoro iguha umugisha kubwo gutambutsa message Imana iguhaye kandi ni iby'agaciro. Umunyarwanda aca umugani aravuga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Birashoboka ko hari abantu bumvishe ubuhanuzi bakaba batsinzwe. Ni byiza kwemera intege nke z'umuntu yarangiza agasaba Imana imbabazi. Hari nk'uramutse yumva ashaka kwifuza kuvugana nawe cyangwa se ko wamusengera cyangwa ko hari indi nama wamugira, ndumva watanga nimero yawe ya telefone. Yego, ntaratanga nomero za telefone. Mfite impano yo gusengera abarwayi, mfite impano yo gusengera kuri umuntu aba yarareganijwe imanza, bamuriganije Imana ikabibona. Iyo dusenze hari igihe ijya mu bamuriganije ikabashyiramo umutima uciye bugufi, bakongera bakakurenganura nka dosiye yubitswe y'akarengane. Mfite impano yo gusengera indwara zananiranye. Nubwo indwara yaba imaze imyaka 9, nubwo waba ufite umwana w'ikiragi yaravutse avuga yagera hakaba ikiragi, izi turazisengera. Nubwo waba ufite indi imaze imyaka 9, izi turazisengera. Nakira abantu ku wa gatandatu iwanjye, nakira abantu ku wa gatandatu, niwo munsi mboneka mu rugo guhera saa 3. Hanyuma ni ukuvuga ngo simbakira nka muganga, mbakira nk'umusenzi. Njyewe ndasenga data akamanuka agakora. Hanyuma gusa twagiye dusengera abantu tubategeka kubinyuza kuri WhatsApp no ku rubuga nkoranyambaga kugira ngo wenda n'umuyobozi wacu abe yareba ko hari abantu tugisengera abantu, abe yatubaza amakuru. Ntago turabona n'umuntu n'umwe, ariko hari umubyeyi twasengeye afite umwana umaze imyaka 8 atavuga, uri hano Kabuga, ucururiza mu isoko rya Kabuga. Hanyuma tumutegeka kunyuzayo ifoto y'uyu mwana ataravuga, hanyuma akanyuzayo n'ifoto y'uyu mwana amaze kuvuga. Bariga gardienne, nibwo atangiye gardienne afite imyaka 8, bamushyize muri gardienne, ariko yarambwiye ngo nta bubasha n'ubushobozi afite, arakennye ngo ariko arabashije kububona yabikora. Sinzi uyu muntu watwakiriye ambereye imfura. Uyu mwana naramukunze cyane kuko n'ababyeyi be barankunda, n'abakene pe, ariko hahirwa abakene mu mitima yabo. Barambwiye ngo utuboneye ukuntu twabicishaho bitewe n'umunezero dufite, twabasha no yiga igishoro uyu mwana muri gardienne, kandi afite imyaka 8, yagobwa ururimi afite umwaka 1. Kandi umwana w'umwaka 1 aba ari kuvuga ubona yasobanura. We yahise abikiremba, ntabashe kwijyana kuri toilette, ntabashe no kuvuga. Uyu mubyeyi twamusabye ko yabicisha ku rubuga. Hari undi mubyeyi wabyaye amaze imyaka 20, bamubyaza inyamaswa iri mu mufuka, ariko byibura iyo nda yarahoraga atwaye nk'igisabo yaravutse. Nawe twarabimusabye, ariko uyu muntu ambabariye yazampaga poromosiyo uyu mubyeyi akaza agacishaho uyu mwana uri guhoha, ari gardienne yiga guhoha avuga utakitaha imyanda. Ababyeyi be bakamuzana hano by'ukuri, aka kantu bagakurikirana ku byo kagera no kuri nyir'igihugu. Basi narababwiye ngo nge nzasengera umuntu uzemera kubitambutsa kuri WhatsApp. Nyir'igihugu akaza akareba ko tutakoresheje imiti, tutakoresheje yashaka akadutumaho intumwa, tutakoresheje ibyatsi,
tutakoresheje y'amazi abantu basengera, twakoresheje ibiganza Imana yaduhaye tukavuga ngo turategetse ikorera uburiri bwawe witahire, umwana azagaruka avuga. Nta mafaranga duciye, ndi kumva inomero zanjye ngiye kuzitanga. Abari mu mahanga, abari hehe, uyu muntu no kuri telefone atabashije kutugeraho, dusengera umuntu tubona utabona itiki tugeraho, ariko uwo tubonye wabona itiki tugeraho, Imana yatubujije kumusengera kuri telefone. Ariko umurwayi uri mu bitaro utagira itike, utunzwe n'ibi biryo bya Jeannette Kagame, utunzwe na rasiyo ye, utunzwe n'imyambaro ye, uyu nguyu iyo aduhamagaye no ku bitaro tujyayo. Ariko ufite ububasha n'ubushobozi, Imana yatubujije kujyayo. Hanyuma ndagira ngo ntange nomero zanjye ta telefone. Abo umusazi umuzane, nagukundira kumwuriza imodoka umuzane, ntago tugusabye ngo umurwaze, turamurwaza. Cyakora ikintu natambukije nuko uyu murwayi umumenyera ibyo kurya ntabyo ndya, mvuye ku 100 ngiye na biryo nyeneye, umuzanira ibyo kurya mu minsi runaka tuguhaye, kuko ibisazi umuntu amaranye igihe kinini nago byapfa gukira ako kanya. Bisaba umusazi kumwiyiririza ubusa nk'iminsi 3. Madayimoni b'igicuri nabo bisazi bavanwaho no kwiyiriza ubusa. Iyo utiyirije ubusa iki gicuri cyagucurangura. Hanyuma binsaba kwiyiriza ubusa kandi nkabana nawe ntarya. Hanyuma mubazane. Nomero zanjye ni 078. Iyi nomero bari baranyibye telefone yanjye ya touch y'150, naraswabye ariko sindongera kuyishyira ku ntuza ku rubuga. Ubwo biransaba ko byari byo byose nimva hano numvise ariyo yagumaho kugira ngo hajyeho Tigo mfite iri ku rubuga niyo yajyaho. 078 540 55 6 2. 078 540 55 6 2. Hanyuma nukuvuga ngo twakira umuntu wese, niyo yabavuye mu kabyiniro, niyo yabavuye, nge nakira abantu bose, niyo yaza yambaye ubusa ndamwakira, kuko Imana ishaka abarwayi ntago ishaka abazima. Hanyuma ngewe nakira abantu bose kandi ikindi nta mafaranga mbaca. Utaza kugira ubwo nayo uraza wowe gusa nka kwakira, uzahasanga n'abandi. Ku wa gatandatu turabanza tugasenga, nasabye uburenganzira, ndababwira ngo nibabona ndi umukozi nk'abandi bakabona ndi umupfumu cyangwa ndi umutubuzi cyangwa se nta kintu mari igihugu, bakabona abantu mfite nta kintu ndi kubamarira mu ruhande rw'umubiri no mu rw'umwuka, bazamfungire, ntibazatume hagera 5 cyangwa 10 cyangwa 3, nta mafaranga mbaca. Hanyuma ndashoje. Turagushimiye Mana nziza, Imana yacu nkuru, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Tugushimiye kubw'uyu mwanya wadushakiye, izina ryawe nirihimbazwe. Uwiteka turakubashye cyane, wabanye natwe muri ibi biganiro, ntidushidikanya ko utabanye natwe kandi ntidushidikanya ko hatari ikintu ukoze. Misi ishize hari icyo wakoze, tubona abantu batubwira ko banezerewe kandi bifuza ko twabafasha mu buryo bwo gusenga. Ndakwinginze kugira ngo nukuri ubu butumwa bwawe ubushorere bufasha abanyarwanda bari mu bihugu byo hanze, bufasha abanyamahanga babasha kumva ikinyarwanda n'abatacyumva. Witeka Mwami Imana babashe kubaza, Witeka Mwami Imana, kandi tugiye gutandukana n'uyu muntu, unyemerera ungendane nanjye, kandi ubwo ndibuze kugira amahoro. Nkumiriye impanuka, nkumiriye shitani n'abadayimoni bishyari Mwami, kandi nawe umushyigikire, dore Satani abamurwanya cyane, abadayimoni baba bamurwaniriza ku kazi ukora. Numushyigikire kuko ari we waduhuje, mpamya neza ko ari we waduhuje, kuko Mwami Imana ntiyaranzi nanjye sinari munsi, kandi icyo yaragiye kunkorera nawe ntacyo yarazi, ariko we warukizi. Bana natwe rero nunshyigikira ukamushyigikira uzabugize neza, kandi sinifuza ko nzamubona nkomeye wadakomeye cyangwa akomeye je ntakomeye. Nifuza ko tuzagabana imigisha, tugahura dukomeye twembi, nta muntu ufite amarira imbere yawe. Mbisabye nizeye izina rya Yesu, amen.